reka tubiyegereza abasanzwe badukurikira kuri televiziyo yacu Bonjour Minembwe TV. Tukaba tumaze iminsi tudakorana ibiganiro, reka benshi baratwandikiye. Uyu munsi tukaba twagarutse, tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel Serutsi wemeye kutwitaba uyu munsi. Tukaba tubabwiye ngo kaze cyane mudukurikire, abatakora subscribe n'abafite commentaire n'ibyo bashaka kugira ngo bunganire mwene data twandikira, kandi turabashimiye cyane abadukurikira. Dusaba n'abantu kwihangana ibihe turimo, twese dukomere. Imana ifite umugambi mwiza kwa buri wese. Turabashimiye cyane, nikaze. Uyu mwene data agiye kutuganirira, murakoze cyane. Ndabona ufite Bibiliya kandi wavuze ijambo ry'Imana. Hari umupasiteri cyangwa umwarimu kugira ngo dusobanurire neza abantu bamenye ko tuganira. Ntabwo ndi umupasiteri, sindi na mwarimu, ariko n'Imana narayishuriwe kuko ntabwo nigeze, ndagira ngo mwambonye abenshi muranzi, ntabwo nize ibintu za Bibiliya ndetse n'amashuri ni make, ariko umwuka kuko nabamo ba Dawudi muzi ko ari umwana mutoya, umuhungu wa Yese, yari umwungeri w'intama, niwe waje kwica Goriyati. Ikoti rye, ishobora kukubwira ikoti rye ryapimaga ngo ibiro 60, ikoti rya Goriyati. Yari afite ijwi ngo yararundumaga, bose bagahunga abayahudi, yari yarabamaze. Ariko ntabwo mvuze ko ndi Dawudi, hariho ba Dawudi benshi, hari ba Moridekayi benshi, hari ba Esiteri Hadasa, hariho n'izindi ntumwa, ariko niko umwuka yambwiye, mbese yambishuriye Bibiliya, kandi ngo nzavugisha ukuri kuvuye ku mutima. Kuriya Dawudi amaze kuryamana na muka Uriya Batisheba, aravuga ngo twinga mama, ni ukuri kuvuye ku mutima. Yasomye Zaburi ya 51:8. Ni uko nguko, nta kindi. Murabona ndi umusaza, Bibiliya nyine nkoresha ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro. Uza kunyeza nimero uhagarariye ikora mu ivuga kugurukara mu buhe? Murakoze cyane. Ngo ndi umukristo usanzwe, ndikoresha telefone, mbese uwo mwuka amaze kumpamagara niko nuvuga, n'abandi nabo yahamagaye mu zindi nzira. Ndi nkoresha telefone, niyo nkoresha, ngashyira iruhande, nkabwiriza namara nkabikuba ku masiberika, ariko ni telefone nkoresha gusa. Ufite minisiteri, ufite kanisa, ufite oya, ni minisiteri yitwa, kubera nta nkunga ndabona ari gutangira, nkoresha, hari minisiteri yitwa Insanamitima, yitwa Insanamitima. kubera iki watekereje iryo zina Insanamitima? Nabitekereje hamwe n'Imana. Nabonye ukuntu abakongomani b'abanyamurenge batatanye muri ibi bihugu byose cyangwa kuri iyi migabane yose. Somye ibitabo, biriya bitabo 5 bya Mose, soma Esiteri Hadasa, nsoma na Nehemiya, nsanga tumeze nk'abayahudi. Abayuda ni kubagendaga bacumura mu butayu bwa Mowabu, bari kwa Farawo. Deni ibyo mbona neza, nitegereje umwuka arambwira ngo tumeze nk'abayahudi. Aba ariyo mpamvu iyo minisiteri yitwa Insanamitima, guhumuriza, irimo guhumuriza nk'ariya tumaze gusoma, guhumuriza umukongomani wese w'umunyamurenge, kuko twatatanye, dufite ibibazo nk'iby'abayahudi turi mu butayu. Nyita Insanamitima. Urakoze cyane. Minisiteri yawe uravuga ngo ukoresha telefone, ukohereza amajwi ku bantu batandukanye. Imbaza imaze igihe kingana gute? Yatangiye kera, ariko kubera kutagira mikoro nyine, abenshi ntibayumve, niko novuga, bayumvise nk'abantu ba Nairobi benshi, ariko nta kintu bigeze bamfashaho ngo twegerane gira tuyigire nini. Nkoresha gusa telefone, nkaguma gutuma kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Mbere yuko ugiye gukoresha telefone, kandi ni byiza, ariko mu by'ukuri kugira ngo tuse abakumenya neza n'ubwo twahereka ijambo ry'Imana mu buzima busanzwe, uvuze ko ariko kazi ukora.
wenda abantu baragukurikiye bumvise ijambo ry'Imana, guhumuriza uhumuriza usoma ijambo ry'Imana, wumva abantu bahumurika mu buhe buryo? Eh, iyi minisiteri y'isanamitima ishishikariza abantu, ihumuriza abantu abari ku isambu, ndavuga abari ku isambu iwacu n'abari mu butayu ubwo ari bwo bwose, ikabahumuriza kuko umunyamurenge wapfushije twese tuba twafushije n'ibibazo bitandukanye, igasubira igashishikariza abanyamurenge bose aho bari gutungira ku isambu iwacu kuko tumeze nk'abayahudi, n'ibyo ngibyo. Urakoze cyane mwene data Naniya. Reka tukiri muri iryo jambo se nko gusubiza inyuma kenga, uvuze ngo ku isambu iwacu, isambu iwacu wahabaye igihe kingana gute, wahavuye ungana ute, cyangwa ikintu utekereza ukumbura cyane muri iki gihe? maze iminsi narahavuye, maze iminsi mu butayu imyaka myinshi, nkumbura ukuntu twatoreraga mu mazu, twatoreraga mu mazu ni kera turi bato, hari ababazanye ibigori tukotsa, twahava ngo twari twegereye ahantu habaga ikibuga cy'umupira, nakundaga umupira nuko nshaje, ngatera umupira tukahava tukaja mu bijombo tukagenda ahantu henshi dutera umupira nyine twanyweye n'amata. Ni bande mwaganira kugira ngo bahuye? Jacques Cyambaza, Maremu Kasakasa, ni benshi, Akimu Makombe, Muragizi Gihinda, ni benshi abo twarakuranye cyane, Marehemu Kayoyo, General, bariya ni abantu twakuranye twanabanye ahantu. Urakoze cyane. Reshatse ngo abatakuzi bamenye umuhiri wanyu, nubwo n'abandi babasuhuza bagihari kugira ngo bakibona bamaze bariya nibo banzi twabanye, twakoze utuntu twinshi. Hariho n'abantu bari hariya ku isambu nka ba Makuka, ariko baranzi bo n'abandi baranzi imiryango yose. Urakoze cyane. Nari gusuzuma kugira ngo ube hariya muri ubu batumaze igihe kingana cy'ihitwe bakira cyangwa ibindi ahantu bavuka muri za misiri bagakura, cyangwa wowe wabaye no mu bundi buzima bukomeye n'amakuru yawe? Agakiza karagoye kukavuga, abantu benshi babara imyaka kandi bataraba gukizwa mu mazi. Hariho ubundi abanyamurenge 90% turi abakristo twese, kuko reka ushobora kuvuga umupagani n'umukristo kubisobanura gatoya. Umukristo n'umupagani aho batandukanye, umupagani ni umuntu utazi Yesu ko ari umukiza we, wa wundi w'inyuma barya tuzi ngo ni abapagani. Naho umukristo, abakristo benshi ubukristo bwasaye mu idini, kubera kuko abayobe muri basaye mu idini ni mu kanisa babo, kuko baje mu bukristo ntibabatijwe mu mwuka, kandi turirimba ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuko twasaye mu idini, imico tugenda dufata imico tuyivanga n'idini zose, turacanga no mu butayu. Abakristo 90%, abanyamurenge bose ni abakristo babatijwe mu mazi menshi, ariko ntabwo babatijwe mu mwuka, kuko ibyazanye Yesu ari ibintu byamuzanye, yaje kurimurikira isi, ariko isi ntiyabimenye. Isi ni twebwe mu ijuru, ngo yaje kutubwira inkuru nziza y'amahoro, ariko kubera ukuntu tugenda dutubura ni byinshi tuzabivuga nituvuga hejuru y'irari nibamfasha abaduhaye twumva, ariko nibagiwe no gusuhuza n'abakire. Abakire namwe ndabashuje, abakire murakomeye, abakire ni abantu bakomeye. Usomye mu gitabo cy'umubwiriza 10:20 ngo ntukigere habe no mu bitekerezo. Uriya ni umubwiriza Salomo mwene Dawudi mwene Yese mwene
obedi mwene bowazi. Uriya ni umuhanga umwe wasaze ubwenge yaravuze umubwiriza Salomo 10:20 ngo ntukigere habe no mu bitekerezo uvuga umukire cyangwa umuvuga ngo hato n'inyoni zo mu kirere zikumva zikabisubiramo. Abakire namwe ni karibu, n'abashumba namwe aho muri mu nzego zanyu n'abayobozi naho muri muhuze kubera inda, kuko ni inda nyine niyo kuva muri Edeni. Usomye igitabo cy'umubwiriza 6 no kuri 7 mumbabarire ngo imirimo yose dukora kuri isi yose udakuwemo n'inda ngo ariko ntishira umururumba. Ni nayo mpamvu namwe mbiyegereje nari nibagiwe, ndagira ngo uwo babarira kandi umukire ni umuntu ukomeye. Ibyo ngibyo murakoze cyane muri Tanzania abadukurikira mu Rwanda tuganiriye kandi muri byinshi afiterekwa byinshi no basa muri uramusho mugani uramusho afite ibintu byinshi mu ijambo ry'Imana yifuza kuganiriza abantu bari kubera ari kuvuga ngo aravuga abakirera ngo kugira ngo bazashigikire ibikorwa n'abantu bakomeye buriya kugira ngo ibikorwa tuzagende neza no kubashyigikira. hariho akantu kamwe nagomba kongeraho gatoya. Iyi minisiteri imaze gusoma yasomye hariya Imana yamweretse hariya mu gitabo cya Zaburi ya 42 ni Zaburi ya bene Kora, yanditse ngo kuko ntarakazi yahagizwa no kwifuza imigozi, ubu niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Iriya minisiteri imaze kubona abantu ko bakaragatiye baguye umwuma mu nzira zitandukanye, aba ariyo mpamvu izigenda buhoro buhoro, igenda buhoro buhoro kuko baguye isari abantu babaye ikange. Niyo mpamvu iyo minisiteri igenda buhoro buhoro. No kuvuga cyane kanje misiyoneri uhagarariye iyo minisiteri niwe uvuga cyane, ariko abantu babaye ikange nka hariya nyine muri Zaburi maze gusoma ni kugenda buhoro, intama zabaye ikange. Muri iki gihe gafite n'abagize ab'indani hari inyigisho turi gukumva cyane ziri mu bihugu bino Afurika yo hagati, ibyo nko muri Kenya n'u Rwanda kimwe n'ahandi, inyigisho z'ubuntu wari wazumva cyangwa hari amakuru dufite wumvira abantu bazakurikira ubuntu bwarabonetse twarababariye izaha twakoze n'izakora ikindi. Urakoze cyane. Abantu sinzi ibintu bikanze kandi tugomba gusoma ibyanditswe byera, kuko kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe Yohana, usomye Yohana 1:1, mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe, full stop. Kuko udakoresheje Bibiliya wotaka, kubera abantu b'amasiyanse ihari udakoresheje Bibiliya. Nayo mpamvu iyi minisiteri cyangwa se uyu misiyoneri akoresha adafite Bibiliya, ugasoma ahandi yavuze. Ubwo ni ukubereka kuko ari Imana yampamagaye, ariko tukavuga kuva mu byahishuwe, kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, uvuga aho byanditse, uvuga naho bari uvuze ntabo nzi kandi sinobumva, ahubwo ni ukubwira abo bantu bariya bantu batabatijwe umwuka, bariya twavuze Bibiliya nibo tuzabivuga nyuma tuvugira bashobora kuzayo, kubera igihe cy'imperuka abantu bazakunda imbiya bifuza ibintu bitandukanye, ariko abanjyewe simbazi kandi ibyo sinaba. Murakoze cyane. Uyu munsi dufite ko tuganirira gusobanurira abantu minisiteri yawe y'Isanamitima ko wayitangiye, rero kugira ngo mu magambo magufi ubabwira abantu aho ukorera, ukababwira n'abantu icyo wifuza bagushyigikira muri ibyo tuba. Murakoze cyane. Uze kuvugana nimero zawe akivu nakwiva zakora ndetse ko mwarakoranye. Usibye n'ubu ngabo twakuranye, kuko iyi minisiteri ntabwo ari iyanjye. Umuntu azatekereza ikintu, burya iyo wagutse uko umuntu atekereza uko si kundi umuntu atekereza, ariko iyo muhuje ibitekerezo biba binini mukunganirana mwese.
ntabwo ari iyanje nimba naratekereje iyo iyi minisiteri n'iy'abaturage ni twirwaneho n'abayahudi birwanyeho mu kwezi kwa Adari, tugenda mu bintu by'abayahudi Aburahamu, Isaka na Yakobo, kuko tugiye ahandi twoyoba. Iyi minisiteri ni twirwaneho ni umuturage wese w'umunyamurenge kuva ku wonka ukageza ku mukecuru n'umusaza aho ari hose ku isi, atari ba bandi babibwagira ba sofari bicisha abandi, ba bandi banyura itembere, ariko izo ngizo minisiteri ni ukubabwiriza muri sanse zitandukanye. Ikindi birwanyeho n'abayahudi birwanyeho mu kwezi kwa Adari, bica abana ba Hamani 10. Burya Hamani mwene Amidata mwene Agagi, nawe biri mu gitabo cya Esiteri, tuzabivugaho tuvuga gutwara. Tukirwanaho tukareka gupfa urubozo, niko bera bimeze, ni uko nguko nicyo minisiteri ishinzwe, nta kindi, ni ukurenganura umukongomani w'umunyamurenge ikoresheje iki Bibiliya, ni bene ibyo ngibyo. ni ukuvuga ngo icyo nari bisanzwe icyo abantu bakurikiraho n'iki kugira ngo ubutumwa bwawe wenda hanogiye kuri kamera, ariko ushobora ubutumwa bwawe bugere ku bantu benshi. Ni ugutekereza igihugu cyacu, kubera kuko twatatanye, niyo mpamvu ducumura, na bene wacu bahariya, abandi nka Nehemiya wamaze gutekereza ko iwabo habaye amatongo hanani. Ni mu gitabo cya Nehemiya 1 no kuri 4 ukageza ku 8, iwe ngo yakoze ibintu bitatu. Icya mbere yumvisha amakuru, icya kabiri aratekereza, icya gatatu aja gukora. Nanje ni ukumfasha, ni ukudufasha tukarera igihugu cyacu, tukaza kugikorera, mukamfasha ibikoresho. Nta gikoresho na kimwe mwabonye, ni telefone naberetse, zenda mumfashiriza kuri namba z'umupasiteri umwe, kuko harimo nyine abantu bamwe batari ibimuga, ariko navuze abantu bose ni yabaye ibimuga, ariko ibimuga, hari ibimuga hakaba n'abantu batari ibimuga, niko bigomba kugenda muri iyi si. Mwumfasha, nubaheza nimero mukamfasha, kuko murabona ndi umusaza, ariko mugafasha twese tugakorana. Urakoze cyane, warumva ngo bakagufasha kuri nimero tuzagutanga turangiza. Kuri ubu ngubu twavuze ko uvuga n'umuco, umuco abantu barangiye mu bintu bitandukanye, umuco wacu abantu barawibagiwe. Hari n'abavuga ko gusomora mu bukwe ari icyaha, kandi umuntu wari guhishurwa muri Bibiliya n'abo bantu babiri. Ubundi n'ibirya twari tumaze kuvuga ko twasaye mu idini, ibintu by'umuco n'ibintu by'Imana biratandukanye, ntaho bihuriye. None se ntituzoterekera? Ba data nibo baterekeraga igihe bamenye Imana, iriya baretse izo mana ze. Ibi byo gufomora ntabwo ari bibi, bagomba kubikorera ahandi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo gukwa no gusaba ibintu byararangiye. Habona nje icyo ni ikinyoma, kandi ikinyoma cyose ni kimwe, ururimi n'urugo. Ntabwo ari byiza bakora indi mico bakayikorera, ariko atari mu rusengero, kuko urusengero rw'Imana ni imitima yacu, n'aha hantu naho tuba twaje kwisubiza Uwiteka, nta kinyoma, nta kindi gihari. Murakoze. Oya, yivuze neza cyane, tukitaba bakoze cyane, reka tugushimire. Nimba hari ikindi kintu tutakubajije ushobora kubwira abantu no kuvuga ku bantu byagize. Ndabwira cyane abantu bari mu butayu, niko nshobora kubivuga. Ni umuntu umaze imyaka 50 ari mu butayu, kuko Abayahudi bamaze imyaka 320 bari kwa Farawo mu butayu, bamaraho 40. Natwe turacyayifite icyangombwa, abari nk'abakire, ariko ni gukiranuka nyine umutima, kandi ni ugukiranuka no kuri duke. N'utagiye kuvuga ngo agende mu kwezi kwa Adari kwa 12,
ntabwo ni umutima wawe ugomba kuzaza ubaza buriya rusengero rwawe rwa mbere twavuze nitugendana niho unyura hano dutumbire ku isambu kuko twebwe tumeze nk'abayahudi aba batwituku abandi bakatwituku abandi bakatwituku murabizi neza tugomba kureba bamwe nimba abandi bagenda twese tugomba kugenda mu bihugu by'amahanga abariyo bagafasha abari ino abandi bakagenda nta kureba ngo kanaka ngo ntaragenda kanaka tukareba iwacu tukagira ishyaka nk'aba Moridekayi aba Esiteri Hadasa tugomba tubafite aba Nehemiya n'abandi tugashishikariza n'abandi ntihabemwo ba Bilidadi na ba Safari tuvuga na ba Serebarati kwica ibintu byose utanagiye n'abandi ntibagende kubera wewe tukagira ishaka nta muntu udafite uwo bavukana uri hariya nta n'umwe kuko njyewe nkabona kuko uko mbona uko Imana yambwiye njyewe sinzi uko yakubwiye nkabona njyewe abantu tutarahunze intambara twarahunze igihugu inka ko njyewe nabonye Imana yambwiye kuko tuwosiga umubyeyi hariya nanjye ko ndishiramo nanjye ndishiramo n'abandi kuko ntituzatuvuga uzi utekereza kuri uriya rusengero rwawe ari wo mutima wawe ntuvuge ngo kanaka aravuga ibi n'ibi mbona tutarahunze intambara twahunze igihugu kuko ba mukecuru ba mama wacu twese turavukana abanyamurenge bose ariko ibyo sino bivugaho cyane ibyo bigomba gushika ariko tugomba gufumbira hariya tukagenda gufasha bagenzi bacu kubaka igihugu cyacu cyatubyaye ndetse nkaba ishimiye n'abantu baririya ku isambu baye bafata ubusugire bw'ababyeyi bacu kubera twebwe twagize ibibazo abakongomani b'abanyamurenge wari wabona umuntu uba impunzi wabo nawe wibaze muri urwo rusengero kuba impunzi iwanyu uvuka ntugire aho uba ibintu biteye ubwoba n'umubabaro murakoze cyane reka tumushimire tubakurikiye ikiganiro mwene data Nehemiya ni ubwa mbere tuganiriye ariko bazakenera muzadokumante nk'uko mwifuza abazakenera kontakite ni kwandikare munsi kuri komite bazagira icyo basubiza ndabashimiye cyane badushimire ku muhamagaro Imana yaduhamagariye gukora isanamitima kugira abantu bahumure gukora ku mirimo Imana ishimwe cyane turabashimiye naje ndabashimiye mwagize neza kubera bibaye na ngombwa sinkoreshe telefone hanyuma nizeye Imana kuko tugomba gukorana n'abavandimwe n'inshuti bariya bakunda igihugu cyabo mwakoze cyane abadukurikira tubashimiye muzakenera kubaza babiyegereje kandi twongera kugukemura twizera kuzakenera mwakoze cyane Imana nibahe kuri kiriya kintu kiva mu ijuru byanditse mu gitabo cy'Itangiriro 24 sawa murakoze cyane